Ndagusuje rero kandi nguhaye ikaze hano kuri News World Rwanda. Nizere ko aho ukomeje kuba uherereye hose umeze neza cyane kandi ukomeje kubana natwe bitugaragarize rero ukanda like, share ndetse na comment. Gusa ntiwibagirwe ikintu cy'ingenzi nyabona, wibuke gukanda subscribe hano kuko ni ingenzi cyane kuri twe, kugira ngo nawe ujye ubasha kumenya ibibera hano, amakuru tugenda tukugezaho buri munsi gatanu kuri gatanu, ujye uyamenya nawe mu ba mbere utagombye kubaririza mu bandi cyangwa se mu baturanyi. Rero ndagusuje rero aho umeherereye hose, wumva ururimi rw'ikinyarwanda, wumve ko ngusuje kandi nkwifurize kugira ibihe byiza. Aka kanya rero tugiye kuganira kuki, tugiye kuganira ku ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport bifitanye umukino ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 15 hariya muri stade ya Mahoro i Remera, aho bazaba bataha iyi stade. Amakuru rero arimo avuga ko abakinnyi barimo bahoze muri APR Football Club bazakinira ikipe ya Rayon Sport kuri uyu mukino. Tugiye kugaruka by'umwihariko ku bakinnyi bazagaragara ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, harimo abanyamahanga bakomeye ndetse nabo bakinnyi babiri ba APR Football Club cyase bayihozemo bazaba bagaragara kuri iyi match ariko bakinira ikipe ya Rayon Sport. Uyu ni umukino rero uzahuza Rayon Sport ndetse na APR Football Club, hitegurwa gutaha stade Amahoro i Remera. Izi stade ivuguruye cyane. Uyu mukino rero ngo uzagaragaramo abakinnyi bagera kuri 7 bashyashya cyase bashya b'ikipe ya Gikundiro, barimo na 2 bahoze bakinira ikipe ya APR Football Club. Amakuru rero atugeraho aka kanya kandi yizewe nuko ikipe ya Rayon Sport kuri ubu yari isigaranye abakinnyi bagera ku 8 bonyine bafite amasezerano. Rero yahise yihutira gahunda yo kurangizanya nabo bari bamaze iminsi bagirana ibiganiro kugira ngo bazagaragare muri uyu mukino kwa gatandatu, mu gihe kandi hari n'abashyashya bamaze kuba batekerezwaho ku buryo nabo bagaragara kuri uyu mukino, nyuma y'umukino bakaza kuba basinya amasezerano. Mu bari kuganira n'ikipe rero harimo uwo bita Niyonizeye Fred wari wumvikanye na Rayon Sport ariko ntihita ibona amafaranga yo kumwishyura, dore ko yari yayiciye agera kuri miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo abe yasinyira ino ekipe imyaka 2. Amakuru rero ari kuvugwa aka kanya nuko uyu nguyu ngo bamaze kumvikana, igisigara uko agera mu Rwanda akaba yashyira umukono ku masezerano, kuko nibyo byifuzo bye kwikina muri Rayon Sport ariko akayikinira yamaze gushyira ikaramu ku rupapuro. Mu gihe Rayon Sport yavuga ko yari kuza agakina ino match ya APR Football Club ya gishuti, yamara kuyikina akabona kuyishyiraho umukono ku masezerano, gusa uyu mukinnyi yabihakanira kandi kure yivuye inyuma. Aha kandi iyi kipe ya Rayon Sport bivuga ko izagaragaramo abakinnyi 2 bandi b'abarundi aribo Saido Ntibazonkiza na Hamisi Cedric, bashobora no kuzayisinyira nyuma y'umukino wo kuwa gatandatu, mu gihe kandi ibiganiro byagenda neza aho baziyongeraho abandi 2 tutaramenya neza, gusa nabo ngo barahari, baryamye hariya mu Nzove bari gukora imyitozo ubucece cyane. Gusa twakubwira nuko harimo ngo umusore ukiri mutoya w'umunyamari nawe ngo ushobora kuzahita ashyira umukono ku masezerano. Nuguteza tukareba rero niba Saido Ntibazonkiza ndetse n'uyu Hamisi Cedric wagiye yifuzwa na Rayon Sport cyane kandi wanayiciyemo ko nabo bazaba bagaragara kuri uyu mukino bafitanye n'ikipe ya APR Football Club. Mu bakinnyi kandi bakina hano imbere mu gihugu hano iwacu i Rwanda, Rayon Sport yasamiye hejuru mu kirere abakinnyi 2 bamaze kurekurwa n'ikipe ya APR Football Club, aribo Ishimwe Christian ukina ku ruhande rw'ibumoso aho bita kuri 3, ndetse n'uwo bita Fitina Omborenga ukina ku ruhande rw'iburyo kuri 2 mu ikipe nawe ya APR Football Club. Rero ngo ikipe ya Rayon Sport ishobora gusinyisha aba basore uko ari 2, mu gihe kandi iri no mu biganiro na Ishimwe Jean Pierre wafatiraga ikipe ya APR Football Club.
ibiganiro ngo bigeze kure kuko Ombolenga Fitina we nava mu ikipe y'igihugu dore ko bari bugere mu Rwanda ku isaha y'isa 3:20 z'ijoro ngo ubuyobozi bwa Rayon Sport buramufatira ku kibuga cy'indege bagirane ibiganiro ndetse babe bamwumvisha uburyo ki yagaragara kuri uriya mukino ndetse babe bamwishyuye n'amafaranga bagomba kuzumvikanaho akabashyirira ikaramu ku rupapuro agasinya amasezerano. Andi makuru kandi atugera avuga ko babiri muri aba bazagaragara muri uyu mukino w'umuhuro muri stade Amahoro, ubwo ni ukuvuga ngo Ishimwe Christian ndetse na Fitina Ombolenga cyangwa se Ishimwe Jean Pierre, babiri muri bo bazaba bari mu kibuga bakinira uruhande rwa Rayon Sport. Kuri uyu mukino kandi ikipe ya Rayon Sport inateganya kuzakoresha abakinnyi batatu bazaba bari mu igeragezwa aho bazasinyishwa mu gihe baramuka bitwaye neza cyane. Umutoza Julien Mete yabashima koko yabwira ubuyobozi bukaba bwabishyura ndetse bagashyira umukono ku masezerano bagasinyira ekipe ya Gikundiro Rayon Sport. Nibyo byose rero ni mu gihe kandi abandi bakinnyi barimo Muhire Keveruni, Ngendahimana Eric ndetse na Nsabimana Aimable bazifashishwa nabwo kuri uyu mukino ariko batari bahabwa amasezerano mashya mwino ekipe ya Rayon Sport dore ko aba bombi uko ari batatu amasezerano yabo n'ikipe ya Rayon Sport yaje kuba arangirana na sezo ishize 2022 2024. Rayon Sport rero na APR Football Club zaherukaga guhurira kuri stade Amahoro kera cyane, tugiye kuba tubigaruka kubwira uko imikino baheruka gukina yabaye ko byarangiye. Yes, baherukaga rero gukina ku itariki 24 Ukuboza cyangwa se ukwezi kwa 12 na 19 ubwo iyi ekipe ya APR Football Club ikipe y'ingabo z'igihugu yatsindaga Rayon Sport ibitego bigera kuri 2 byose ku busa. Ni ibitego byatsinzwe na Bigirimana Issa Rutezamu wahoze akina ikipe ya APR Football Club ndetse na myugariro bamwita Arusheshangoga Michel nawe yaje kuba yigaragaza hano cyane byo batsindaga Rayon Sport ibitego 2 ku busa. Ni mu gihe kandi umukino wa gishuti warukaga guhuza izi impande zombi wabaye mu mwaka wa 2005 ubwo wari perezida wa FIFA cyangwa se impuza amashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA uwo ntawundi bamwitaga cyangwa se yitwa Sepp Blatter. Yari ari i Kigali rero muri uwo mwaka wa 2005. Icyo gihe rero ikipe ya APR FC nabwo yaje kubasha gutsinda Rayon Sport igitego 1 ku busa. Hano hari mu mukino wa gishuti igitego cyatsinzwe n'umugande Bobo Bola niwe wafashije APR Football Club kuba yatsinda Rayon Sport igitego 1 ku busa. Reka dutegezeho turebe niba koko abakinnyi ikipe ya Rayon Sport iri gushaka ndetse ari abo gukura muri mukiba ndetse n'abazavanze nk'uyu Saido Ntibazonkiza ugomba kuva mu ikipe ya Yanga Sport Club nawe nukuteza kora ko azaba agaragara i Kigali kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu. Uyu mukino rero uzaba kuwa gatandatu tariki 15 z'uku kwezi ugamije gusogongera kuri iyi nyubako iteye amabengeza stade Amahoro ivuguruye, ikaba rero ari na stade ya mbere mu karere imeze uko nguko kuko ni stade yubatse neza nakwambia. Nawe ndagushishikariza rero kuzahagera ukihera ijisho dore ko kwinjira ari nk'ubuntu, ni inoti imwe y'igihumbi ahasanzwe hose ndetse n'amafaranga 10,000 muri VIP. Gahunda rero nyirizina yo gufungura iyi stade Amahoro ni tariki ya 4 Nyakanga cyangwa se tariki ya 4 ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka, ubwo rero abanyarwanda bose bazaba bizihiza isabukuru y'imyaka 30 igihugu kimaze kibohoye. Niho hazaba umuhango nyirizina wo gufungura ino stade. Nuko kuno mukino ari kugira ngo bese stade barebe se ibyo Umunyaturikiya yubatse hano bifite garanti, ntabwo tuzakiramo imikino ikomeye stade ikaba yagira ikibazo. Ni ugutegerezaho tukareba ibizava muri uyu mukino. Niba uri umukunzi wa APR Football Club rero
tanga igitekerezo cyawe tubwira ati iyi match ndabona nzayitwaramo neza nzatahana intsinzi. Niba uri umurero nawe tubwira ati nkurikije uko ekipe numvise igiye kwiyubaka ndumva nzahacana umucyo ekipe ya APR Football Club nkayikubita ntayibabariye. Bana natwe buri munsi rero ukanda subscribe, like, share ndetse na comment.